nkumva ko mba mfite inshingano zo kuba narera umwana wanjye mfatanyije na nyina. Mpatswe n'Umwami Faustin n'umubyeyi w'umugabo utuye mu murenge wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu. Faustin kimwe na Zirimpamo bavuga ko bahisemo kutaba abantu b'indeba mu bijyanye n'imikurire y'abana babo, ahubwo bahitamo gufatanya n'abo bashakanye kuko umwana ari uw'ababyeyi bombi. Ntabwo abagaburira abana ubundi nyirizina ari abagore gusa, nubwo turabikora. Iyo abagore badahari turabafasha abana, nabo baba bari kubafasha, tugakorana. Yewe iyo umudamu atabonetse ndakora, niyo mpamvu naje hanga cyane ko naje nk'umubyeyi, sinaje nk'umubyeyi w'umugabo cyangwa nk'umubyeyi w'umugore, naje nk'umubyeyi w'umwana. Ntabagifite ya myumvire bashobora kukwita inganzwa? Oya, abo ngabo baba barinjije cyane. Ni ukuvuga wawe inganzwa urira umwana wawe ntibaho. Umubyeyi yaba umumama yaba umupapa bose ni ababyeyi, kuko nta umwana agira umubyeyi umwe, nta babyeyi babiri. Nkumva ko mba mfite inshingano zo kuba narera umwana wanjye mfatanyije na nyina, kabone ko nubwo ababyeyi rero babyibonamo cyane, ariko ntabwo ari byo by'ukuri. Ukuri kose ni uko umubyeyi agomba gufatanya n'undi, kuko umwana mwiza atera ishema se na mama we, kandi ibyo bavuga ngo umwana yabaye mubi ngo yitirirwa nyina, ntabwo ariko biri, kuko umwana n'ababyeyi bose. Uko gufatanya mubona hari icyo bitanga ku mikurire y'umwana? Birafatanya cyane, kuko bituma umwana nawe wisanzura kuri buri mubyeyi. Yabona ko nyina yagiye muri gahunda runaka, isa yasigara, akabona ko serivisi yabonaga kuri mama we akazabona ku mubyeyi we w'umupapa. Uku gufatanya kw'abagabo ndetse n'abagore mu bijyanye n'imikurire y'umwana, Mukantoheri Clementine washimangira ko imbarutso ya byose ari ibiganiro byagiye bihabwa abagabo ndetse n'abagore ku bijyanye n'ubufatanye. Baduhaye ikiganiro cy'uruhare rw'umugabo ku mwana. Cyagihe umwana agenda, umubyeyi we yagiye ari umubyeyi w'umudamu, ise mu gihe yasigaye ko agomba kumenya n'ibikenewe ku mwana. Igihe nyina yagiye gushakisha ahandi, wa mugabo nawe akabikora. Igihe nyine umwana atarajya ku ishuri, ise ari we wasigaye mu rugo, nawe akajya akamujyana ku ishuri. Mbese uruhare rw'ababyeyi bombi barabitwigishije cyane, kandi dusigaye tubyumva cyane. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu nabwo bushimangira ko iyo umwana ahuriweho n'urukundo rw'ababyeyi bombi nta shita akura neza. Izo gahunda zose rero zashyizweho, politike y'igihugu cyacu yashyizeho kugira ngo uriya mwana dutangire tumubungabunge akivuka, dukomeze mu burere bwe, yo kwirirwa mu rugo, agira aho ajya, muri za gahunda zose zitandukanye agaburirwe. Izo gahunda zose zigamije iki? Kugira umwana w'umunyarwanda muzima uzira umuze. Muri rusange muri aka karere ka Nyabihu mu murenge ya Bigogwe, Jenda, Mukamira ndetse na Kintobo, ni hamwe mu abagabo bahatuye bagiye bahabwa ibiganiro bibibutsa kugira uruhare mu mikurire y'abana babo bafatanyije n'abo bashakanye. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.